amagambo utagomba kubwira umukobwa ukunda cyangwa se amagambo ugomba kuzirinda kubwira umukobwa ukunda kubera yuko akenshi tuzira ibintu kandi twe tubyiteye kandi buriya biba ari byiza cyane kwirinda amagambo nk'aya ngaya yatuma urukundo rwanyu ruzamo agatotsi cyangwa se umubano wanyu ukomeza kugenda gake cyangwa se ukawurinda kuzima ko buriya ntabwo biba ari byiza habe na gato kwisanga uri kubwira amagambo akurikira ku mukobwa uzi ko neza gukunda, umukobwa uzi neza kuri murakunda, umukobwa uzi neza kuri murashaka kugira ngo aze mu buzima bwawe umukunde nawe agukunde mubeho ubuzima bwiza buryoshye bushimishije. Kuba mu rukundo ni byiza nta muntu ubyanga, urukundo ruraryoha, sometimes bigira ibihe byiza ibihe bibi ariko buriya akenshi nta byiza biburamo akantu ka misunderstanding, akantu ko gushamirana gutyo ariko buriya ntukabe imparutso cyangwa se ntukabe impamvu y'uko ibibi cyangwa se ibintu bitari byiza mu rukundo rwe byaturuka. Rero ku muntu tugiye kubana rero yumve neza video araza kugerageza amaze gusobanukirwa ibintu cyangwa se amagambo ashobora kwirinda kubwira umukobwa akora iki umukobwa akunda kubera ko buriya ibintu mu bintu bituma urukundo rwanyu ruzima cyangwa se ruzamo agatotsi cyangwa se ruhorana ibibazo, gushamirana, kutumvikana, kudahuza rimwe na rimwe no gutuma umukobwa atakwiyumva nk'uko abishaka nk'uko yakabigenje nk'uko byakabaye. Niyo mpamvu rero aya magambo nuyirinda ntuzagire ikibazo rwose, umukobwa uzamukunda azagukunda kandi ibyifuzo byawe bizabivamo. Niyo mpamvu rero wowe umusore uri kunyumva uramenye aya magambo akurikira ntuzigere uyabwira umukobwa n'umunsi na rimwe. Hari igihe uyavuga ukibwira yuko aribwo uri kumukonferma kandi buriya utazi ko uri muri senyera. So actually rero mujye mwirinda amagambo nk'aya ngaya, uyavuga aba yumva ari meza just kubera ko atazi uwo yabwira uko ameze uko yumva uko ari kumufata. Ushobora kumubwira umuntu ikintu mu mvugo nziza wumva ko ari nziza n'undi wese yayumva akumva ari nziza ariko buriya ku umuntu yibwiye we ikamukomeretsa cyangwa se igatuma gufata ukundi kundi atatekerezaga atiyumvaga ko umeze. Niyo mpamvu rero buriya tujye twirinda, niyo mva ari meza just you have to be patient, utegereze igihe cya nyacyo wazayavugira kubera ko igihe cyose ubonye ntabwo ari igihe cyo kuvuga ibyo ubonye kandi hari ibintu bikorwa mu gihe cya nyacyo, mu gihe nyacyo kigeze hari amagambo uvuga mu gihe cya nyacyo, the real time yawe ushobora kuvugamo ibintu. Niyo mpamvu rero iyo tugiye kurebera aya magambo akurikira so ijambo rya mbere uzirinde kubwira umukobwa ati ni wowe gusa numva ngo ni wowe gusa cyangwa se sinigeze niyumva gutya mu buzima bwanjye cyangwa se nta muntu wigeze utuma niyumva gutyo, nta muntu wigeze utuma niyumva gutya nk'uko wowe niyumva. Urumva kwa kundi uba urimo uraganiriza n'umuntu muraganira nawe umukunzi wawe cyangwa se umukobwa urimo uratereta bitewe n'amarangamutima yawe nuko uwo yumva uri kumuvugisha hanyuma bikarangira uvuze interuro ati sinigeze niyumva gutya ni wowe gusa utumye niyumva utya. Aho ngaho uba umugaragarije mu bantu bose waciyemo niwe gusa watumye wiyumvamo ibyishimo ufite ako kanya. Bivuze ko urimo uramugaragariza yuko kuva na mbere utigeze wishima cyangwa se utigeze wiyumva neza nk'uko uri kwiyumva ako kanya hari. Bivuze ko we aje ari byose. So aho ngaho rero uba umushyizemo akantu ko kumva yuko just agiye gufata inshingano zo kuzirikana ko ugomba guhora wishimye, nyine ahita akabura uko yitwara, ahita akabura uko yisanzura kuri wowe bitewe n'uko yari atangiye kuyumvamo. So akirinda ko just ya performing izo duties umuhaye zo kuba ko ari wo muntu wenyine uri gutuma wishima mu buzima bwose waciyemo. Urumva ako kantu nawe ubwawe to be honest, nawe umuntu aje akavuga ati nta handi hantu numva ntuje uretse kuba ndi hafi yawe, uretse kuba ndi kumwe nawe
ye ushobora kuvuga ati ye ngewe kandi gute byagenze bite ndi kukwitwaraho ute nyine just ugatangira kwikomplexa so iyo nteruro wayivuga ariko ako kanya icyo gihe ntabwo ari icyo gihe cya nyacyo ushobora kuza yivuga already mwaramaze gukundana mumara igihe kinini ukayinyuzamo ukamubwira ati finally nageze ahantu numva ntuje nageze ahantu numva niyumva neza mu buzima bwanjye ariko apana mu ntangiriro apana igihe wumva ko ushaka kumukonfirma ukumva ko iyo nteruro ariyo yonyine yatuma iki aba confirmed yakwemera urukundo mbo ikindi kintu cya kabiri interuro ivuga ngo nashakaga kuba nagushimisha mukunzi wanjye cyangwa se umukobwa nkunda nashaka kuba nagushimisha urumva iyo nteruro uburyo imeze aho ngaho director umukobwa ahita kwiyumva ko wowe uje uri kuza mu buzima bwanjye kugira ngo ujye uhora unshimisha iteka bivuze ko igihe cyose nzameze nabi you have to be there uba ufite kuzaba uhari iteka ryose igihe nzaba nababaye narakaye uzajya ugerageza unshimishe so akaba ariyo target yawe so akibaza rero akavuga ati buriya ko umuntu hari igihe aba ashaka kubaho yiturije adashaka ikimushimisha adashaka ikimuhungabanya akaba ari calm so rero we mu gihe utaramenya uburyo cyateyemo n'ibyo abashaka n'ibyo abakunda ukumva ko always wajya uhora umushimisha nta bantu bakunda ibyishimo iteka ryose no hari igihe ushobora kuvugisha umuntu uwo munsi akaba yarakaye akaba adashaka kuvugisha abantu ariko wowe ukaba uri active ukumva yuko waba ready kugira ngo uhindure condition arimo umushyire mu yindi condition hari abantu baba barashaka yuko ubinjira mu buzima bwabo igihe cyose uboneye that's why rero ujye witonda kuvuga ngo ndashaka kuba nagushimisha mukunzi wanjye aho ngaho nyine director ahita kwiyumva ati uyu muntu niho uje kuzajya unshimisha njye se nabyikorera why ese hari abantu baba bashaka kwikorera utuntu twabo kumva niba ari ibyishimo ashaka byase arabyishakamo we ku giti cye si ngombwa kanaka so rero ntukagira ngo abakobwa bose ni bamwe bose baba bakeneye ibyishimo no just like aba provider no hari umukobwa uba wumva ko just ibintu byose biri anshaje biri kuri charges ziwe biri ku mutwe we yumva ko yabyikorera so stop saying the sentence ntabwo ziba ari nziza akenshi ushobora gutuma ahindura uko yari atangiye kugufata ugasanga ibyari byiza atangiye kujya yibonamo ishusho itari nziza ikintu cya gatatu rero ugomba kwirinda kubwira umukobwa urimo urakunda umukobwa urimo urakunda muri icyo gihe akenshi aba ari no kukwigaho gake agenda kwanariza buriya bafite abahungu benshi cyane abasore benshi bamushaka so aba arimo arabanariza ababaranse so rero iyo wifashe ukaza ukavuga ati kuki uyu munsi utamvugishije cyangwa se kuki udasubije message zanjye my god brother muri ko nyumva neza igihe uzabwira umukobwa ati kuki udasubije message zanjye cyangwa se kuki utamvugishije uyu munsi habaye iki icyo gihe se urumva yuko wowe uri nyina uri se uri umwana we wenda ngo aramubaza ngo wariye wize neza uri umubyeyi wese ngo agomba guhamagara iteka ryose yumva ko uko ameze n'uko bamerewe uri umuvandimwe uri iki ku buryo wumva ko iteka ari uko yajya kuvugisha cyangwa se message yawe yaza agahita akayisubiza uri iki ku buryo message yawe iza ari urgence ku buryo ari ikintu ahita kuyihutira cyane ushobora kwibeshya ko muri kwiyumvanamo kimwe kandi we still aracyakwanariza rero icyo gihe ashobora kuvuga ati uyu muntu niba ntamusubije ubwo ntabwo ntarindi available ntari bize muri mirimo yanjye uweze kujya atamvugishije cyangwa se iyi message kuba yaje nkaba ndi bize wayatategereza igihe n'igihe cyangwa se ahubwo se kwisubiza ni ingenzi so hari ibintu rero dukora tukaba turi kwangiza ibintu kandi byari biri mu nziza wowe andika message wicecekere utereke phone hariya ufokasinge ku zindi gahunda zawe ukora indi mirimo yawe ikurikira ube bize nayo uko buriya rimwe kabiri gatatu ashobora kuzigarura avuga ati why not ko wa muntu yanyandikiye akicecekera
nta no kumbaza ati se why ntamusubije ibiki n'ibiki. Bishobora kuba nawe ari bize, njye sinjye kamara mu buzima bwe, reka mpfe kumusubiza. Urumva utwo tuntu yibaza nyine dutuma yigarura, urumva dutuma yigarura step by step, akumva ko wa muntu ntabwo yinginga. Ukumva ko kandi buriya iyo ugaragaje umukobwa ko utinginga, iyo ugaragaje umukobwa ko uri focused no kubaka ubuzima bwawe, avuga ati uyu muhungu rwose ari mu bahungu nshobora guhuza nawe tukagirana strong relation. Niyo mpamvu rero buriya uzirinde kubwira umukobwa ati se ko tutansubije message zanjye, nubwo waba uri kumubona live, nubwo waba uri kubona kumubona ari active, ashyiraho amastory, ashyiraho amastatus, ariko message yawe atari kwisubiza, just don't panic. Mwihorere buriya ashobora kuba arimo aragutestinga your patience, your resistance, so ntago wamenya. Akantu gato ushobora gukora gashobora kumwica mu mutwe, ushobora kumwirengagiza ukamureka atereka ntegeze igihe azayisubiriza, natayisubiza sinzamwandikira, ukamureka. Ni ukuri nkubwije ukuri ko finally iyo message yawe azayisubiza, urumva azazana na excuse nyinshi zitabaho, kandi already waramubona online, akubeshya ngo ni arari online, akubeshya ibintu byinshi, ariko buriya already waramaze kumwereka yuko nawe ubwawe you're not very interested kuri we cyane. Niba hari arantuze, niba adahari, you don't care, ufite ibindi bintu, ufite indi mirimo uhugiyemo yubaka, sibyo? Kandi rero ujyemo ucyitondera kabisa. Ikindi kintu cya kane ni interuro ivuga ngo nzakora ibyo ukeneye byose. My brother, uzakora ibyo akeneye byose. Ntabwo usaba inzu, nta bushobozi bwo kugura inzu, nawe ubwawe utayifite uzayimuha. Aho ngaho nibwo agufata nk'umusponsor, ngo yambwiye ko azajya nkorera buri kimwe cyose nkeneye. Aho ngaho already abavuga ati uyu muntu n'ubundi he's not serious, ari hano kubw'imbaraga ze, kubw'amafaranga afite, kubw'ibintu ashaka kuzajya ankorera gusa, ari nayo turufu yo kugira ngo ankomveke cyangwa se anyumvishe urukundo ankunda. Aho ngaho ashobora kugukunda ariko afite ibindi bintu agamije, kubera ko already wanavuze ko everything she needs uri ready kukimukorera. Bivuze ko azajya gushaka cyangwa se azajya aba available, kubera ko hari byinshi agukeneyeho, hari byinshi yagusabye, hari byinshi agushakaho. Muzitondere rero kujya ubwira umukobwa gutyo, kuko n'ubundi nyine bituma ahindura uko yagufataga. Ushobora kuba yarimo gukunda byanyabyo, ariko nyuma yo kumubwira ibingibi agahita agahindura mind direct. Umukobwa buriya ni abantu bahindura ibitekerezo ako kanya, ugasanga akoze ikintu kiri surprised. Yagukundaga ariko ahise akahinduramo plan, akavuga ati okay, reka mubyazemo umusaruro. Urumva? Ikindi kintu rero cya gatanu, ikindi kintu cya gatanu rero ari nacyo cya nyuma, ukisanga uramubwira ati ese buriya ntumuntu uguhagije kuri wowe, ngo uri umuntu umuhagije kuri we, wamuhaza gute? N'abantu amaze guhura nabo wagenda reka nawe abandi bakaza, nawe uraje, urumva wamuhaza gute? Urumva waba uri satisfied kuri we? Urumva waba uri enough kuri we? Ibyo bintu rero ubu bituma yumva ko se uyu muntu barimo arikeka ko atampagije, arimo arikeka. Aho ngaho already your value uba umaze kuyica, uba umaze kuyangiza, kubera ko buriya niba yanakubonaga ko uri umuntu uhagije kuri we, agahita ko yumva ko wiketse ako kantu ko utabikora neza, ukabura bimubajije, ahita avuga ati n'uyu muntu he's not serious, ntabwo ari serious mu byo akora. Ibyo akora yikekamo ibintu, bivuze ko ibyo akora ntabwo aba ari clear, ntabwo aba ari clair neza, kumva yuko abikoze neza cyangwa se antwaramo neza, antreatinga neza. So you have to be serious. Kandi aya magambo nk'aya ngaya rwose mujye muyinda. Ushobora no kumubwira ati se buriya nizere ko iminsi uko igenda ihinduka, wenda uzagenda ukora iki, uzagenda wenda umenya ibyiza byanjye, ibibi byanjye, and then you will decide icyo nzaba cyo kuri weho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bana guhita kumubwira ati se urabona mpagije kuri wowe, urahagije se gute utarumva imyanzuro yiwe? Just tegereza feedback ziwe, nibwo uzakuramo kuko niba nitwara neza cyangwa se ukora iki witwara nabi. Niyo mpamvu buriya rero aya magambo nk'aya ngaya
izi nteruro zose zigiye navuze ruguru uzazitondere my brother, uzazitondere kubera ko buriya zishobora gutuma umuhindura ibyiyumviro byiwe akagufata ukundi kandi already yari amaze gutangira gahunda yo kumva yuko ushobora kuba uri umuntu udasanzwe mu buzima bwe, uri umuntu uri kuza w'agaciro. So please izi nteruro zose muzazigabanye, mujye mukoresha izindi cyangwa se muzikoreshe mu gihe cya nyacyo, mu gihe wumva ko byamaze kuba rwose, ku buryo ki ushobora kuzajya uyamubwira akavuga ati wawe mbajije neza, reka musubize bitewe n'igihe tumaranye dukundana. Ariko mu ntangiriro rwose umukobwa urimo urakunda, please aya magambo uyahagarike kujya uyamubaza, kuko ntabwo ari meza, bituma ahindura uko yagufataga, bituma yitwara ukundi nk'uko yakwitwaragaho. Murakoze rero, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye, natwe ntabwo tuzabona kubagezaho byinshi birenze ibi ngibi. Kubana natwe iteka ni umugisha kandi ni n'iby'agaciro kuri twebwe. Uwo tubanye bwa mbere yibuke gukanda subscribe, comment ndetse na like, ni ingenzi cyane. Ciao ciao.